kabatera imbaraga cyangwa se n'abajyanama b'ubuzima bw'amatungo bagera kuri 50 bo mu mirenge igiye itandukanye igize akarere ka Burera. Nyuma yo kubona ko abaturage bamwe na bamwe bo mu bice bigiye bitandukanye bigize aka karere usanga badafite ubumenyi ku bijyanye n'amatungo magufi kandi ariyo yiganje muri aka gace, nibyo byatumye USAID Orora Wihaze iha ubumenyi aba bajyanama kugira ngo nabo bazahugura abandi. Ikintu cyadufashije mu bijyanye n'ayo mahugurwa y'amatungo magufi byatumye turushaho kumenya akamaro k'ubworozi bw'ayo matungo. Nk'urugero ntabwo twe tuzi gukora cesarienne cyangwa gutera ingurube intanga, akubu birakorwa abaturage tukabaza service. Telefone tugiye guhabwa zadufasha mu buryo kugira ngo dutange communication, kuko buriya iyo umuntu abonye ikibazo akabasha guhamagara kuri ya telefone bituma byoroha umworozi akabona service ku buryo bwihuse. Niyo Mugenga Olivier, umuyobozi wa Orora Wihaze mu karere ka Burera, ashimangira ko icyuho cy'ubumenyi buke ku baturage bafite amatungo magufi aricyo cyatumye bahugura aba bajyanama mu by'ubuzima bw'amatungo. Tujya kwegera rero aba bajyanama b'aborozi, mu by'ukuri twasanze hari ikibazo cy'uko aborozi batabona serivisi, haba kubyerekeranye n'ubumenyi, haba kubyerekeranye n'amakuru ndetse na serivisi zigendanye n'ubuzima bw'amatungo boroye. Kubera iki? Kubera ko abaveterineri nk'uko mubizi, abaveterineri umwe mu murenge n'abaveterineri bigenga nabo ni bakeya ku buryo badabasha kugera ku borozi bose. Dusanga rero ko ari ngombwa ko twakwifashisha abajyanama b'ubuzima bw'amatungo kugira ngo tubegere, tubahugure, tubongere ubumenyi, bityo batange serivisi z'ibanze zikenewe ku borozi. Mu rwego rwo gukomeza gufasha aba bajyanama b'ubuzima bw'amatungo, akarere ka Burera kanabashyikirije telefone zizarushaho kubafasha mu gushyira mu bikorwa ibyo bahuguwe babigeza ku borozi, nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera. Bazamenya amakuru ku borozi kandi bizafasha kumenya guhanahana amakuru hagati y'aborozi, niba hari ikibazo kiri mu matungo bakurikirana muri bya byiciro, bizabafasha kumenya amakuru ku musaruro uboneka, ariko no kuhuza n'isoko, niba ari inkoko, niba amagi yatewe, isoko riri hehe. Ubu rero bigiye kutworohera kandi baravuga ngo nta telefone, ngo nta foto, nta cyabaye. Muri rusange usibye aba bajyanama b'ubuzima bw'amatungo bagera kuri 50 bo mu karere ka Burera bahuguwe na USAID Orora Wihaze, hari n'abandi bagera kuri 50 bo mu karere ka Gakenke, ngo kandi uko bahuguwe niko bazagenda bafasha n'abahinzi kugira ngo bagire ubumenyi buhagije mu bworozi bw'amatungo magufi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.